mbabwije ukuri iri somo tugiye kuganiraho rijya rigora abana cyane. Niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana akaba azi iri somo ry'amasaha biga ku ishuri, ubu ni ukumushimira cyane kubera ko byamutwaye imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa isomo ry'amasaha. Bijya bibabaza cyane kubona ukuntu umwana umwereka isaha yo muri telefone akayikubwira, ariko wamwereka isaha imanitse muri salo akaba atakubwira ngo ni sangahe, ngo isaha tugezeho ni iyihe, rwose bikamucanga. Hari n'igihe umwana azana amanota tukibaza niba ari ayiwe cyangwa niba ari ay'undi bikatuyobera. None se niba uri umubyeyi wakora iki ngo umwana wawe abashe kumenya kino kibazo cy'isaha kive mu nzira, bityo ajye abasha gusubiza mwarimu neza yisanzuye kandi akabikora yishimye? Rwose reka ngusabe gukurikira iki kiganiro, hanyuma ngusabe niba uri umubyeyi ukaba uri kutwumva cyangwa se ukaba uri n'umurezi mu bundi buryo, ukaba ufatikanya n'ababyikorera abana, akaba ari wowe umenya ko bariye, ukaba umenya ko bavuye ku ishuri, ukamenya ko bashonje, mbese ukamenya ko hari n'imikoro bafite bagomba gukora. Ndagusabye ngo ukurikirane kino kiganiro kigufi, ntago njya ndambirana, rwose kidufasha twese guhera kuri njyewe, kuri wowe mubyeyi no kuri wowe urera abana, kugira ngo turebere hamwe icyabafasha kugira ngo bajye bisanzura bagakora bishimye kandi bakabasha kugera ku ntego. Kuko rwose birababaza iyo mwarimu ahaye umwana ikibazo cy'amanota 20 umwana akagira amanota 5, cyangwa se ubwo birumvikana ko ku manota 5 aba yagize inota rimwe. Biba byatewe n'iki rero? Kugira ngo dusange umwana mu ikayi iyo harimo uturongo dutukura cyangwa utuzeru ndadupfobeje ariko aba yatsinzwe. Ku kigendanye n'amasaha rero, nagira ngo tuve hano rwose dusobanukiwe ibi bintu, ku buryo niyo wataha wahita ushushanya imwe muri izi ngizi ugahereza umwana ati nkorera. Wowe icyo ukora ni ukwandikaho uti what time is it, kino kibazo kiri mu ibara ritukura, hanyuma umwana akaguhereza igisubizo. Ku bw'amahire ibisubizo hano biriho, ariko hari n'umukoro twese dushobora gufatikanya gukora kandi n'abana bakaza kuwikorera ubwabo. Hari ukuntu iyo twari turi kumva videwo dukuramo ijwi, hanyuma tugahereza umwana akitegereza ubundi agakora. Nitugera kuri biriya bibazo, hari ibibazo byihariye turi buze kugarukaho turimo gusoza, ngira ngo ni n'ibi ngibi. Can you tell the time? Hano can you tell the time? Urabona hano hari amasaha adashubije, ahangaha umwana ashobora kuza kuyasubiza wenyine, nubwo turi buyasubirize hamwe tukaba twicaranye ibisubizo. Hanyuma hano naho tugasipoza yuko ari kuwa gatandatu, umwana akaba ashobora gukora ibintu bitandukanye nyuma y'uko abyuka. Ese ubundi abyuka sangahe? Abyuka sangahe? Hano batubwiye igihe abyukira ko ari saa moya zuzuye, 7 o'clock, turi buze kubireba. Hanyuma hano ni ibibazo sasa. Ese niba abyuka saa moya ni ryari afatira breakfast? Turaza kubibona mu gusoza, ariko ubwo hano ni hahandi dushaka kuza kugabanya voice yanjye, hanyuma umwana akitegereza isaha ubundi agasubiza. Ni ukumutrayininga, tukabafasha bakazamuka rwose ibintu bakabyumva neza. Ni ryari uyu mwana se ajya mu ifamu kuragira, cyangwa se niba ataragira ni ryari abyuka ari mu gitondo akigira mu busitani agaca ironji cyangwa agaca uturabyo duhumura neza akihumuriza agashyira ku zuru, akumva ukuntu Imana igira neza yaremye ibintu byiza, cyangwa se gukina n'utunyoni. Ubwo niyo y'iyi saha turi kubona hano, umwana wagiye mu ifamu akaza gusubiza ati ni saa ngapi. Hanyuma nanone mu gusoza turaza kubona uyu mwana araba yiteguye gusubiza ni ryari asukura muri dushe bathroom. Ubwo isaha ni iyi ngiyi turimo kubona hano, ngira ngo turi kuyibona, turaza kubigarukaho kongera kubyerekana neza. Hanyuma no mu gusoza turaba twiteguye kwereka umwana akadusubiza ni ryari akora homework avuye ku ishuri. Turimo turamubona ari gukora homework. Ubu ni sangahe? Reka tubanze dutangire turebe amabanga 4 niba atagera kuri 5
ajya agora abana kumenya amasaha, kandi turava hano gikemutse kirangiye burundu. Mbere y'uko dukomeza ariko ndabatumirira mwese mwebwe abadukurikira gukora subscribe, like, share ndetse na comment niba bishoboka, kugira ngo tujye dukomeza kurushaho kubategurira ibintu byiza kandi bifite gahunda. Ikindi kandi rwose ku bantu bashaka kujoyininga bifashishije username, dufite handle kandi dufite na group ya WhatsApp, muraza kubibona muri description. Ni bimwe mu bintu byatangiye kujyaho, kandi rwose twizeye yuko comment zanyu zizadufasha kugira ibintu duhindura kandi tukagenda dutegura ibintu bifite gahunda. Niba uri mushya, niba usanzwe udukurikirana, karibu cyane, kandi rwose turiringira ko ibi bizagira akamaro. Reka twikomereze n'isomo ryacu. Muribuka ko turi kwiga ibijyanye n'amasaha. Ubu noneho nyuma y'iri somo umwana agiye gutaha umubaza ibijyanye n'iri somo kandi aritegura kugusubiza. Naba atari tayari, niyo mpamvu iyi video yakozwe kugira ngo umufashe, kandi rwose ibi bintu wowe nta hantu mukunze guhurira nabyo ku ishuri. Kurikirana neza. Noneho niba ufite ahantu uhurira n'agakaramu nonaha, nyabuneka ndagusabye gafate. Fata agakaramu, ufate n'agakayi, cyangwa se ufate agakaramu n'agapapuro. Nyandikira utuntu dutatu. Nari navuze ibintu bitanu, ariko nimuhumure kubera ko nifuza gukoresha igihe neza kandi igihe gitoya ntanabarambiye, dore ko tuba dufite izindi gahunda. Fata agakaramu n'agapapuro unyandikire utu tuntu tugera kuri dutatu twonyine, ntugire ngo turajya n'ahantu hanini, ubundi tugendane. Banza unyandikire rino jambo ngo quarter to. Turimo turabona ikibazo hano kibaza isaha ngo what time is it? What time is it? It is quarter to 6. It is quarter to 6. Nyandikira iri jambo ngo quarter gusa, ubundi wicecekere. Wamaze kuryandika, reka nkuhe ibisobanuro. Quarter numara kuryandika unyandikira uti ni igihe haba habura iminota 15 ngo isaha yuzure ikurikira. Reka nsubiremo. Quarter to bisobanura ko habura iminota 15 ngo isaha ikurikiraho yuzure. Ubwo niba ari saa 4, bivuze yuko ari saa 3:45. Isaha iburaho iminota 15, ubwo niba ari saa 4, twavuga yuko turi saa 3:45. Ibi bintu bigira amabwiriza yihariye kubera yuko abana bacu ni abahanga, bazi kubara, ashobora no kuva kuri 1 kugeza ku 100, kuri 200, yewe no ku 1000. Ariko iminota 45 sicyo kimunaniye kuyivuga pe, ariko iyi tamu niyo ijya icanga abana, yitwa quarter to. Niba turimo kubibona rero, hano barimo kuduha urugero. Turi kubona yuko urushinge rubara amasaha ruri muri 6, bivuze yuko ari saa 12:45. Kuki tuvuze yuko ari iminota 45 kandi urushinge rw'iminota rureba mu 9? Ni ukubera yuko burya hari irindi banga rikomeye riba mu isaha. Isaha yose nushaka ushyireho ngo bihwanye na mara ya 5. 5 gukuba 9 bihwanye n'iminota 45. Bivuze yuko niba umwana azimara isaha yose nayo ku bijyanye n'iminota cyakemutse. Ubwo rero ntabwo tuvuga ngo it is 45 minutes to 6, ahubwo bavuga yuko ari it is quarter to 6. Ntituvuga iminota nk'ibi bisanzwe, ni za key terms zijya zicalenjinga abana. Kurikirana ikintu cya kabiri. Nimba ufite ka gakaramu, nyandikira ijambo rivuga ngo quarter past. Turimo kubona ikibazo hano, what time is it? Ni sangahe? Ni igihe ki cyangwa se ni ryari? Nyandikira rino jambo ngo quarter past. Hano bari kuvuga ngo it is quarter past 9, ariko nyandikira ijambo ngo quarter past, ubundi wicecekere. Niba wamaze kubyandika, reka turebe urugero hano rero. Reka mbanze ngusobanurire quarter past ni iki. Quarter past, iyi saha dushobora guhita tuyitahura. Quarter past ni igihe noneho iminota 15 iba irenze ku isaha. Ni igihe iminota 15 iba irenze ku isaha. Niba wibuka ko twavuze ko isaha y'urushinge cyangwa y'uruziga ihwanye na mara ya 5,
ubwo 5 nidukuba 3 turabona iminota 15, hanyuma isaha yoyo ni agashinge gatoya nk'uko bisanzwe irareba mu 9, bivuze yuko ari saa 3. So it is, turavuga ngo it is quarter past 9. Ntabwo tuvuga ngo it is 15 past 9. Si iminota 15 irenze ku 9, ahubwo ni quarter past. N'ubundi ni ya minota 15, ariko we don't say 15 while we say quarter past. Ntituvuga 15 minutes, ahubwo tuvuga quarter past. Iryo si ibanga rya kabiri, ndagusabye ryibikeho kandi umwana nava ku ishuri uze kumumfashiriza. Noneho rero mfatira kano kantu kandi tugiye gucekinga. Hari akandi kantu tugiye kureba kitwa half past. Ngira ngo hano murimo murakabona. Half past yinyandikira ahantu ku gapapuro. What time is it? It is 8:30. Half past bisobanura iminota 30. Nushaka ushyiraho ngo bihwanye n'iminota 30. Mu gihe umwana ashobora kuba asubiza it is 30 minutes past wenda isaha runaka. No, umwana yivuga ngo 30 minutes, yivuga ngo 15 minutes, nanone nkuko twabibonye yivuga ngo 45 minutes. Nakoreshe half past, quarter to na quarter past. Ahangaha turi ni kuri half past kubera yuko ari iminota 30. 5 gukuba 6 ubwo ni yamara twagendeyeho kugira ngo tubone iminota ni 30 minutes, ariko tuvuga ngo half past what? 8. Tuzirikane ko hano iyo urushinge rubara amasaha, kurikirana kano kantu witonze, iyo urushinge rubara amasaha ruri hagati y'isaha imwe n'isaha iyikurikira, iyo rutabonejeho neza twibanda ku isaha yabanje. Ubwo turavuga ngo it is half past 8 kubera yuko ntabwo urushinge rwari rwagera mu 9 neza. Bivuze ngo ubu ni saa 2 n'igice zuzuye. Iyi twabanje kubona, turi kubona yuko hari isaha twabanje kubona ivuga ibya quarter to, bivuze yuko hano ari saa 3, ari pardon. Ahangaha dufite saa 12 n'iminota 45. Aha ni hahandi tuvuga ngo it is quarter to 6. Saa 12 n'iminota 45, isaha ibura iminota 15. So ubwo rero tukaba twari turi nanone ahitwa kuri quarter past. Quarter past naho ni igihe isaha ibirenzeho iminota 15. Ubu hano ni saa 3:15. Yumva iyi nayo twayibonye. Ubu rero ndizera ntashidikanya yuko niba ibyo bintu wabyanditse. Niba utabyanditse, ndagusabye ngo rwose uze gusubiramo kano ka video kandi uze gufasha umwana usobanukirwa ibi bintu. Noneho rero sinzi niba ushobora kuza gusubiza inyuma ino video mu gihe umwana araba yitegura gusubiza ya homework. Wenda ushobora guhera hano, ariko reka wenda mbisubizeho gatoya. Nibi ngibi birumvikana ko nitugera hano byaba byiza ijwi ryanjye turigabanyije, hanyuma tukereka umwana tukamubwira tuti iyi saha mbwira what time is it. What time is it? What time is it? It is, hanyuma akaza kureba ku isaha then akakubwira. Niba uri buhitemo guhagarika video, niba uri buhitemo gukuramo ijwi, icyo nifuza nuko tubafasha. Nanone uzumubwira uti what time is it? Hano basa naho bamukopeje. It is half past. Half past twabonye ko bihwanye n'iminota 30. Nyabuneka wongere utu tuntu twandike. Reka nongere mbikwibutse. Half past bihwanye n'iminota 30. Ntibavuga 30 minutes, bavuga half past. Nanone ntibavuga quarter to, pardon, mumbabarireho gato. Nanone ntibavuga 45 minutes, bavuga quarter to. Nanone turibuka ko batavuga 15 minutes, ahubwo bavuga quarter past. Ubwo rero nizeye yuko nyuma y'iki kiganiro, y'iyi video, umwana ari bube yiteguye gusubiza ino homework. Reka nze ndebe. Ndumva ubu ntibigaragara neza ra.
ndatekereza murimo murabibona, reka nongere nzumingeho gatoya kugira ngo bize kugaragara neza. Hano umwana abyuka saa moya, ariko se ni ryari afata breakfast? Ni ryari ajya mu ifamu? Ese uwawe ni ryari abyuka agatembera ubusitani muri jardin n'ibindi? Ese ni ryari umwana ajya gukaraba, ajya muri dushe? Ni ryari bamukarabya? Ni ryari ariko birumvikana umwana niba ageze nko mu wa gatatu, hari n'igihe ibintu byinshi aba atangiye kubimenya, akabyikorera, akamenya n'isaha abikoreraho rwose. Ese ni ryari ajya mu kibuga gukina akamaci ko abana bacu bakunda gukina agapira? None se ni ryari akora umukoro? Ese ni igihe akiva ku ishuri? Ndagusabye ngo rwose ubafashe kugira ngo babashe gusubiramo neza. Niba wumva iyi video uyikunze, rwose nongeye kukwibutsa ngo niba wacikanwe ukaba utakoze subscribe, rwose yikore kabisa, kandi bizatanga umusaruro. Hanyuma ikindi, mwibuke gutanga comment. Rwose ntitwifuza views gusa, ntabwo dushaka views nyinshi, ahubwo turifuza abantu twaba turi kumwe neza 100%. Byaba ari byiza kurushaho. Ikindi, niba bishoboka, niba ufite umubyeyi, ufite umwana, ubwira utari kuzi ko abana za homework zari zarabacanze, ibintu bigiye kujya ku murongo, bigiye kujya mu buryo, musharingo, mukubita akarinki niba ari inshuti yawe koko. Kuko abantu turakundana, kandi hari igihe tuba tutifuza ko mugenzi wacu yasigara cyangwa ngo umwana we mufashe. Kandi uko umwana agenda yiyungura ubumenyi, yaba uwawe n'uwe barafatikanya. Wasanga abana banyu bigana ariko tukaba tutabizi. So reka rero dukomereze hamwe kugira ngo dukomeze gusenyera umugozi umwe, twe kuba babandi bavuga ngo ngewe ibyanjye ndabizi, iby'abandi ntibindeba. So turi kumwe rero, mugire ibihe byiza dufasha abo bana buri mugoroba.